Indirimbo When She's Around ya Bruce Melody afatanyije n'umuhanzi mpuzamahanga Shaggy yatangiye guca impaka ku bitangazamakuru byo ku isi bidateye kabiri igiye hanze. When She's Around ni indirimbo yagiye hanze ku itariki ya 27 Ukwakira 2023 nyuma yuko yari itegerejwe n'imbaga, aho abantu benshi bari bategereje kumva indirimbo yahuriyemo uyu muhanzi mpuzamahanga Shaggy ndetse na Bruce Melody. Funga macho ya Bruce Melody isubiyemo cyangwa se remix ikaba icuranze mu njyana itamenyerewe hano mu Rwanda ya dancehall. Shaggy avuga ko yakunze cyane iyi ndirimbo bihuje n'ijwi ya Melody bihumira ku mirari, ahita ashaka uyu muhanzi ngo bayisubiranemo. Nyuma yuko iyi ndirimbo isohotse ndetse ikanashimirwa n'abantu benshi cyane, byaje no kugera ku bitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye ku isi birimo ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo bisanga iyi ndirimbo irenze, bahita bayandikaho bagaragaza ko yabakosoye. Kimwe muri ibyo bitangazamakuru ni kimwe gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Rap TV, ni igitangazamakuru gikomeye gikorana n'ibyamamare byo muri Amerika birimo Jay-Z, Rihanna, Drake, Tory Lanez ndetse n'ibindi mpuzamahanga. Kugira ngo wumve urwego rw'iki gitangazamakuru gikurikirwa n'abarenga miliyoni 17 ku rukuta rwa Instagram cyanditse ngo Shaggy ndetse n'umuhanzi rukumbi wa mbere mu Rwanda Bruce Melody bashyize hanze indirimbo yitwa When She's Around cyangwa se funga macho, barenzaho akamenyetso k'umuriro. Ibitekerezo byinshi biri gutangwa kuri iyi posti iri gusangamo iby'abatura Rwanda ndetse n'abandi bo muri Afrika bazi neza imikorere n'umurava wa Bruce Melody. Bose bari gushyiraho utumenyetso tw'umuriro n'imitima myinshi. Bruce Melody aherutse kuvuga ko arangamiye gukora umuziki ku rwego mpuzamahanga. Kuri ubu we n'itsinda abarizwamo rya 155 AM bari kubarizwa muri Uganda mu bikorwa byo mu kumenyekanisha ibihangano byabo bya muzika. Mu masaha ashize bumvikanye kuri Radio City ikorera muri Uganda, ndetse na nimugoroba bafite ikindi kiganiro kiraza gutambuka kuri NTV y'Ubugande. Iyi ni Ikosora Radio.